Ndagusuhuje we tubanye kuri iyi platform ya ubwishingizi karundura, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bukomeze kubana nawe. Uri kumwe na Mark Nsengimana kandi ngusabira kugira ngo Imana ikomeze ibane nawe, Imana ikomeze iguhe umugisha, Imana ikomeze ikwiteho, kandi Imana ikomeze ikurebe, ikomeze ikwagure, ikomeze igushoboze, kandi ikomeze kuguha amagara mazima. Turiho rero mu bihe bigoye kandi ibihe bisaba kubaho tubayeho mu buryo bw'Imana, kandi tubayeho mu buryo bwuzuye, kandi tubayeho mu buryo Imana ishaka ko tubaho. Ntabwo dukwiriye kubaho mu buryo bwacu twishakiye, ahubwo dukwiriye kubaho nk'uko Imana ibishaka. Mbere y'uko tujya mbere, reka tubanze dusenge. Wera Imana y'ukuri, Imana ikiranuka kandi Imana itwitaho, uhimbazwe ibihe byose. Turasabye cyane ngo imibereho yacu ise nawe, kandi imibereho yacu twe kwireba ahubwo turebe kuri wowe, kuko wowe ni wowe uzaduha agakiza, ntabwo twebwe twakwiha agakiza. Reka ubuntu bwawe bukomeze kutwuzura none n'iteka ryose kubwa Yesu umucunguzi wacu, amena. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe, mbese umukristo akwiriye kwitwara ate mu bamuzengurutse? Mbese ubundi umukristo akwiriye kubaho abaye hate? Mbese ubundi umukristo ni ngombwa yuko bamurenganya nawe agaceceka? Mbese ubundi umukristo, mbese tugiye kurebera imibereho y'umuntu witwa Enoki. Tugiye kureba uburyo yabayeho, kandi tubona yuko Enoki ngo Enoki yagendanye n'Imana imyaka irenga 300, kandi imyaka Enoki yabayeho ni imyaka myinshi. Urebye imyaka Enoki yabayeho tubwirwa na Bibiliya, Enoki yamaze imyaka agendana n'Imana, ariko kandi hari n'indi myaka Enoki yamaze atagendana n'Imana. Kandi muri iyo myaka Enoki yabanye agendana n'Imana, iyo myaka Enoki yabayeho atagendana n'Imana, ni ukuvuga ngo iyo ngiyo ntabwo yabazwe. Natwe uyu munsi rero usanga hari imyaka dushobora kubaho tutagendana n'Imana, ariko kandi Bibiliya ikatwereka uyu munsi wa none, Bibiliya iraduha icyitegererezo cyiza dukwiriye gukora. Ariko rero mu gitabo cyitwa Kugana Yesu bananditse baravuga ngo ujye usengera hiherereye, kandi ubwo uzajya ukora imirimo yawe iminsi yose, ureke umutima wawe usenga Imana kenshi. Niko na Enoki yagenzaga ubwo yagendanaga n'Imana. Bene iyo misabire yo mu mitima izazamuka imeze nk'umubavu uhumura neza, cyangwa se utumbagira, ukagira impumuro nziza imbere y'intebe y'Imana. Ntabwo Satani abasha kunesha umuntu namba cyo ku Mana. Ni ukuvuga ngo uyu muntu unamba ku Mana, cyangwa se umuntu ugirana umushyikirano n'Imana, ntabwo Satani ashobora kuba yagira icyo amutwara. Ntabwo Satani ashobora kuba yagira icyo atwara uwo muntu, cyangwa se kuba yashyikira amarangamutima, cyangwa se kuba yashyikira umutima nk'uwo nguwo w'umuntu unamba ku Mana. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none Imana idusaba kuyinambaho, kandi Imana idusaba kuba twakomeza kuyibaho. Imana idusaba kuba twakomeza kuyubaha no kuyubahisha, kandi Imana idusaba kuba twaba abantu b'indahemuka. Ngo Henoki imyaka yaramye tubwirwa na Bibiliya, Enoki Bibiliya tubwira ngo kandi Kayini atwita umugore we inda abyara Henoki, yubaka umudugudu awitirira umwana we Enoki. Enoki abyara Iradi, Iradi abyara Metuyela abyara Metusela, Metusela abyara Lameki, Lameki arongora abagore babiri, umwe yitwa Ada undi yitwa Zira. Ada abyara Yobu. Ni ukuvuga ngo hano iyo turebye, ni ukuvuga ngo hano baratwereka urubyaro rwande, urubyaro rwa Adamu, urubyaro rw'abakomotse kuri nde, urubyaro rw'abakomotse kuri Kayini. Noneho iyo turebye mu itangiriro cya 5 umurongo wa 21 ngo Enoki yamaze imyaka 65 avutse abyara Metusela. Amaze kubyara Metusela, Enoki agendana n'Imana imyaka 300, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Enoki yaramye ni imyaka 365. Ni ukuvuga ngo Enoki hano batubwiye ko yagendanye n'Imana imyaka 300.
mu myaka yayibanjirije ntabwo Enoki yigeze agendana n'Imana. Mbese ikibazo nakwibaza ngo ese Enoki kugendana n'Imana muri iyo myaka, Enoki ese yaba yarakoze iki? Ese Enoki yaba muri iyo myaka niki cyamufashije kugira ngo agendane n'Imana? Hano tugiye kwiga igitabo cyitwa Enoki, ariko tujya mu gitabo cya Enoki, kubaho nka Enoki, igitabo cya Ellen White. Noneho turasoma ku rupapuro rwaho rwa 76 twumva ukuntu batubwira ngo Enoki yari umuntu wihariye kandi benshi babonaga ubuzima bwe nk'ikintu kirenze kure ibyo abantu bapfa kugeraho. Ariko imibereho n'imico ya Enoki ni icyitegererezo cy'imibereho y'abantu bose bazahindurwa bakakirwa mu ijuru ubwo Kristo azaba agarutse bagomba kugira. Imibereho y'abatahajuru bagomba kubaho nk'imibereho ya Enoki. Imibereho ni icyitegererezo cy'imibereho umuntu wese akwiriye kugira niba yifuza kuba hafi y'Imana. Tugomba kwibuka ko Enoki yari azengurutswe n'imbaraga z'ikibi. Hano babivuze mu gitabo cyitwa Sinye cyangwa se ibimenyetso, byanditswe mu mwaka ku itariki 11 mwaka wa 1886 kuri paragarafi yaho cyangwa se ku rupapuro rwaho rwa 5 mu gika cya 5. Enoki rero hano tubwirwa yuko ngo tugomba kwibuka ko Enoki yari azengurutswe n'imbaraga z'ikibi. Natwe uyu munsi wa none tuzengurutswe n'imbaraga z'ikibi. Ntabwo Enoki yari ari ahantu hatari ikibi. Ahangaha Enoki yabayeho niho Kayini yari ari, kandi uyu Kayini niwe tubona yuko yishe murumuna, kandi tubona yuko nyuma ya Enoki gatoya, iyo tugeze mu itangiriro cy'icyo cya 6 nibwo tubona yuko abantu batangiye kuba babi, kandi ubwo urumva hari mu gihe ni nyuma y'abakurikiye Enoki. No kuvuga ngo rero ntabwo buryo umuntu w'Imana abaho ngo vuge ngo nuko ari mu isi yawe nyine cyangwa se ari mu isi y'ahantu hadakorerwa ibyaha. Enoki yari umuntu wera, yakoreraga Imana aricyo yerekejeho umutima we cyonyine. Yabonaga ukwangirika kw'inyoko muntu akitandukanya n'urubyaro rwa Kayini, akabacyahira ibyaha byabo. Icyo gihe mu isi hariho bamwe bazirikanaga iby'Imana bakayubaha kandi bakayiramya, ariko Enoki yahangayikishijwe n'uko ubugome bw'abatuye Imana bakomeje kwiyongera, kandi atashimijwe n'uko ubuhemu bwabo buzatuma azengurukwa cyangwa se atezuka ku kubaha Imana. Ni ukuvuga Enoki yahoze cyane atekereza yuko abantu bamuzengurutse bashobora kuba bamuteshura ku Mana. Ibyo nibyo byatumye rero afata icyerekezo cyo kugira ngo asenge, icyerekezo cyo kugira ngo afate iya mbere yo kubana n'Imana, kandi intege nke akazegurira mu biganza by'Uwiteka. Ngo ndetse no muri iyi minsi, no muri iyi si y'icyaha n'agahinda, tugomba gushikama tukirinda imbaraga zacu kugira ngo tuzamuke tugere ku rugero rwo hejuru mu gukomera mu by'umwuka. Turiho mu guhimbaza Imana. Uko niko tugomba kubigenza, kuko niko Enoki yabigenje, ashimisha Imana nubwo yari abayeho mu gisekuru cyangiritse, kandi no mu gihe cyacu hariho ba Enoki. Ni igitabo kivuga ngo Son and Daughters, cyangwa se abahungu n'abakobwa b'Imana, ku rupapuro rwaho rwa 514, igitabo cyanditswe na Ellen G. White kuri page ya 514. Ariko ahangaha turimo turabona uburyo noneho ngo Imana Enoki yaretse kwiyegereza abo bantu, maze ahitamo kumara igihe kinini ari wenyine. Yiyemeza kwirundurira mu gusabana n'Imana no gusenga. Nuko agitegereza imibereho y'Imana, ashaka gusobanukirwa n'ubushake bwayo nga abugenderemo, kuri we isengesho ryari nk'umwuka w'ubugingo yasabaga nk'uwibera mu ijuru. Ni ukuvuga ngo kuri we isengesho ryari nk'umwuka w'ubugingo kandi yasabaga nk'uwibera mu ijuru. Yasaga noneho nk'uwibera mu ijuru, yasabanaga n'Imana nk'uwibera mu ijuru. Aya magambo yanditswe kuri Story of Redemption ku rupapuro rwaho rwa 57 mu Story of Redemption, cyangwa se gucungurwa kwacu, cyangwa se amateka yo gucungurwa, ku rupapuro rwa 57 mu gika cyaho cya 2 ukagiza 58. Noneho umuntu
uhanga amaso Kristo agira imico nk'iye. Umwitegereza abona imico ya Kristo ubwe nk'uyirebeye mu ndorerwamo. Mu buryo bwe tutiyumvisha umunsi ku wundi turahinduka tugatera umugongo imigambi mibi n'inzira zacu zanduye, tukayoboka ubushake bwa Kristo n'imico ye yuzuye n'urukundo. Uko niko dukurira muri Kristo, maze mu buryo tutabyiyumvishije tukagaragaza ishusho ye. Our high calling page 58 mu gika cyaho cya gatatu. Ni ukuvuga ngo aho high calling cyangwa se guhamagarwa n'ijwi rirenga, cyangwa se guhamagarwa guheruka, cyangwa se guhamagarwa cyane. Henoki yahoraga agira Imana nyambere, kandi ijambo ryahumetswe n'Imana rihamya ko yagendanye n'Imana. Yagize Kristo inshuti ye y'akaramata. Yari mu isi, umurimo yari ashinzwe yawukoranaga mu isi, ariko yabaga munsi y'ubutware bwa Kristo. Ni ukuvuga ngo Henoki umurimo yari ashinzwe yawukoreraga hano mu isi, ariko yari abayeho ubushake bwa Kristo. Yagaragazaga imico ya Kristo, yerekanaga iyo mico iranga ubugwaneza, imbabazi, umutima w'impuhwe, kwihangana n'imibabaro, ubugwaneza, kwicisha bugufi n'urukundo. Gushyikirana na Kristo umunsi ku wundi byamuhinduye mu ishusho ya Kristo, inshuti ye magara. Umunsi ku wundi intekerezo n'amarangamutima bye byagaragaraga ko biva mu nzira ye bwite, ayoboka inzira ya Kristo. Byamuvanaga mu nzira ye bwite bikamuyobora mu nzira ya Kristo. Ni ukuvuga ngo guhora ari kumwe na Kristo, guhora ashyikirana nawe, guhora ari kumwe nawe byamuhinduye inshuti ye. Mbese wowe guhora uri kumwe na Kristo, mbese wowe ujya ugira igihe cyo kuba wumva wagirana ubushuti bwimbitse n'Imana? Mbese wowe ujya uhora wumva ushaka kugirana ubushuti bwimbitse n'Imana? Niba rero iyi mibereho abantu babayeho, impamvu yiba byanditswe ni ukugira ngo bitwereke yuko babaye mu isi kandi bagakiranukira Imana. Ariko kandi Satani azana ikintu cyo kukubwira ngo nta mukiranutsi n'umwe ubaho. Yego se Satani akwereka ko nta mukiranutsi n'umwe ubaho, ariko muri Kristo Yesu gukiranuka niho gukomoka. Uwo Kristo rero yanditse gukiranuka kwe, uwo muntu abarwaho gukiranuka kwa Kristo atari gukiranuka kwe. Ntabwo Henoki yegezeho agira gukiranuka, ahubwo gukiranuka yagukuye kuri Kristo, ko yahoraga yomatanye na Kristo. Inzira igana mu ijuru ariyo nzira y'Imana. Yahoraga yibaza ngo mbese iyi nzira ni iy'Uwiteka? Icyari kimuraje inshinga ni uguhora akura no gushyikirana na Data wa twese na Mwana. Uko niko kwezwa by'ukuri. Ni ukuvuga ngo ni muri Bible commentary cyangwa se ubusobanuro bwa Bibiliya ku muzingo waho wa 6 ku rupapuro rwaho rw'179 ku gika cyaho cya 2 kugera ku gika cya 4, ndetse no ku rupapuro rwaho rw'100 kugeza kuri page 1098 ku gika cyaho cya mbere. Ariko Imana ntiyari ifite umugambi w'uko abantu bayo batungana ubwabo, batabana n'ab'isi, batungana ubwabo, cyangwa se ahubwo batabana n'ab'isi kugira ngo batazabahindura. Nk'uko umwami wabo ari abayoboke ba Kristo bo mu bihe byose bagombaga kuba umucyo w'isi, Umukiza aravuze ati, muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi ntubasha kwihishira. Nta bakongeza itabaza ngo aritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Bishatse kuvuga ko abari mu isi, yongeyeho ati, abe ari ku mucyo wanyu ubonekera imibereho y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Uko tubona muri Matayo 5:14 kugera 15. Ibi nibyo Henoki, ibi ni ibya Henoki, ibi nibyo Henoki, Nowa, Aburahamu, Yosefu na Mose bakoze. Ibi ni iby'Imana yashakaga ko ubwoko bwayo bw'Abisirayeli bukora. Ibi ni by'Imana ishaka ko dukora. Ibi ni by'Imana ishaka ko tubaho imibereho yuko abari mu isi tubabera umucyo, tubabera umunyu. Ni ukuvuga ngo umunyu uryoshya ibiryo. Ni ukuvuga ngo ukubonye akabona koko yuko wahuye na Yesu, bityo uwo muntu akishima.
muzima, akarushaho kubona umucyo uturutse kuri Kristo, kandi akarushaho kukuba, kuko niba umuntu ari ku musozi abonwa n'abantu bose. Niyo mpamvu rero uyu munsi none Imana ntabwo ishaka yuko umuntu atura wenyine, ahubwo Imana irashaka yuko abantu bakubona kandi bakakubona cyane, kandi bakakubona igihe bagukeneye. Igihe umukristo akenewe nicyo gihe atabarira. Ntabwo umukristo ari wa wundi ugenda hariya ngo yigunga aba wenyine, ahubwo umukristo ni agomba kubana n'abantu bose kandi akabana n'abantu bose amahoro, kuko Bibiliya iravuga ngo murwanye mu ruhande mubane n'abantu bose amahoro. Suko bazakubana neza, ahubwo wowe wamenye Kristo ugomba kubana nabo, ukabana nabo neza. Ubu rero nicyo Imana idushakaho, irashaka yuko natwe dufungurira abantu inzira, abantu bakamenya inzira, kandi tukabereka ukuri kuzuye, tukabereka yuko Imana ibakunda, kandi tukabereka yuko uyu munsi none Imana igibafite mu biganza byayo. Abantu bose bazambara intwaro zose z'Imana, kandi bagafata igihe kimwe buri munsi batekereza ku Mana, bagasenga kandi biga ibyanditswe byera, bazaba bahujwe n'ijuru, kandi bazagira imbaraga ikiza inahindura kubabazengurutse, inabahindure kubabazengurutse ibitekerezo bikomeye, impuhwe, ukahangaye bakira, ukaba hafi, imyitwarire isobanutse y'ukuri ndetse n'inshingano bafite ku Mana bizaba umugabane wabo. Bazasonzera kwera, umucyo, urukundo ndetse n'ubuntu bwose bukomoka mu ijuru. Amasengesho yabo asenganywe umwete yinjira imbere y'umwenda. Iri tsinda rizaba rifite ubutware bukomotse ku kwezwa bwo kuzatuma bahagarara imbere y'Ihoraho. Bazumva ko umucyo mvajuru n'ikuzo ryabo ari ibyabo, nuko bazahinduka abaciye mu ruganda, bagejejwe ku kigero cyo hejuru, bakungahajwe no gusabana n'inshuti kwabo, kandi iyo nshuti ni Imana. Niwo mugisha abakristo b'ukuri bagira, niwo mugisha w'abakristo, kandi aba bakristo nyakuri bazumva ko umugisha bahawe bakwiye no kuwuha abandi. Gutekereza ku by'ijuru ntabwo bihagije, kugira amaboko adapfa ubusa ntabwo bihagije, ariko byose birakenewe ngo bireme imico ya gikristo. Imbaraga tubona mu isengesho risenganywe umwete, isengesho ryo mu rwiherero, rizadutegurira gushikama ku biduturwa ingingimira byangiza. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none iri sengesho ryo mu rwiherero rizadutegurira gushikama ku bidutwara byo muri ubu buzima. Abizera Kristo bakwiriye kuba batwara mucyo. Uyu munsi no wizera Kristo ukwiriye kuba umutwara mucyo. Abakristo nyakuri bazaharanira kugirira abandi neza, kandi ibyiza byabo bifatanije n'ibiganiro bitunganye n'imyitwarire mizima bizatuma babafasha gusigasira ituza n'amahoro yera no mu mutima. Ijambo ry'Imana ridusaba kuba nk'umukiza. Twabaye ishusho ye, twigana urugero rwe, kandi tubaho ubuzima bwe. Kwikunda no gukunda iby'isi ntabwo ari imbuto za gikristo. Nta muntu wabaho ari nyamwigendaho kandi ngagire n'amahirwe yo kwemerwa n'Imana. Iyo turebye mu bihamya by'itorero umuzingo wa 5 ku rupapuro rwaho rw'112 kugeza ku rupapuro rwa rw'113, niko havuga. Ntabwo uyu munsi wa none gukunda iby'isi ntabwo ari imbuto za Kristo. Nta muntu wabaho ari nyamwigendaho kandi ngagira amahirwe yo kwemerwa n'Imana. Ayo magambo kandi aboneka mu gitabo cyitwa Kubaho nka Enoki, cyanditswe na Ellen White ku rupapuro rwa 78. Ndagira nkubwire ngo shuti yanjye, kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru adapfuye, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko
yahamijwe ko atimurirwa yuko yanejeje Imana. Uyu munsi wa none kwizera kwanjye nanjye